bo bari mu rusengero bafite uburyarya, bari mu rusengero bafite ubugome, bari mu rusengero ku buryo ijambo ry'Imana uko ryazanwa n'umuvugabutumwa wese uko yazasaka imbaraga zose yazana, uwo muntu Imana yanyeretse uri mu ishusho y'urukwavu n'uwambaye iyi myenda y'abanyururu ntago bakigera bahinduka. Taho ngaho ndi muri iryo yerekwa naribajije ngo Mana ibi ni ibiki? Ngiye kubona mbona icyo cyari cyiciro cy'inkwavu, mbona hari ikindi cyiciro nacyo mu rusengero hicayemo abantu bambaye imyenda y'abanyururu. Urabona ko mu buzima busanzwe abanyururu tuzi bagira imyenda ngo igikuba kiracitse. Abantu babonye bose n'abantu bahunze kubw'igikuba gicitse. Iki gikuba gicitse rero giturutse mu Burundi cyambukiranye igihugu cyacu. Hanyuma abantu baraturongera baragenda bafata mu ibyo bihugu bahungira mu ibyo bihugu. Mvuze Tanzania na Uganda bahungirayo. Bavuye ko rero ryari rimeze gutya, niyo mpamvu ubona nje nitwaje igikapu. Nabonye yerekwa nagize, nabonye abantu bahetse ibikapu. Bahetse ibikapu, si ibikapu gusa, barikoreye, nibi barabyikoreye, nuko abantu bari bameze bikoreye barya. Uriya mwenda umuntu wambaye yarakatiwe burundu, nta nubwo azahinduka, umutima we ntabwo uzigera wihana. Muri iyi si harimo abantu, twebwe iyo tubareba bagenda gutyo ugira ngo ni abantu, ariko ijuru ryamara kubareba ryo rikabona bamaze kuba ibindi birema. Tuvuga umuntu niba ageze ku rwego ahinduka inzoka, niba umuntu yaragiye gucisha imbaraga akabaza icyo akorana nacyo, uwo muntu ijwi rirambwira ngo genda utange impuruza ku bantu bawe, ku bantu b'Imana ubatangeho impuruza, ubwira abantu banjye ngo nimugarukire, nimungarukire nanjye ndabagarukira. Aho waba uri hose upfa kuba wumva ururimi mvuze, waba utuye mu bihugu mvuze ukaba ubiturukamo, pfuka musenge utitaye aho waba utavuga ngo wageze iyo ujya, oya ntago wahageze, ntago uragera iyo ujya. Urindirijwe isarura, nawe usigaye utabwiwe urindirijwe igihe cy'isarura. Ayiwe dore intugu zirarushye, abantu baragenda bikubita hasi, abantu barakurura abantu barakurura ihene, abandi barashoreye inka. Mbona umwijima ucuze ibi bihugu mvuze, mbona birakomeye, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo nawe wicaye ku ntebe, ariko ngo uyicareho uyicareho, uyicazweho n'uyikwicajeho, kandi uzumve wumvire amabwiriza yose wahawe. Irambwira ngo ishyize uburinzi kuri wowe, ishyize uburinzi kuri wowe, ngo muri we harimo abagambanyi ariko ibigijeyo, ngo mubo mugendana harimo abaguhigira no guhigira kubura hasi no hejuru, ngo ariko ibigijeyo. Irambwira ngo rero bakunze umusaraba TV, reka tubasuze ko turamutse mwese mudukunda kandi mukukira ibiganiro byacu byose by'iyobokamana tunyuza ku Musaraba TV no kuri Ishimwe ry'Imana TV. Umugisha w'Imana rero nubane namwe kandi ineza y'Imana ibomewe ndetse n'abanyu bose hafi na kuri mu bitandukanye mugiye muherereyemo mu ntara zitandukanye, mukamuneze amatwi muri kunyumva. Ndabashimiye kandi nzakomeza mbashimire ko bwije nuko bukeye, umuhate wanyu n'urukundo mukomeje kugenda mutugaragariza. Imana rero ije ibibahera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ngeze umugisha rero ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana François, niwe tugiye kugana muri kano kanya. Ndabona hetse bag, ntago nzi icyo bisobanuye, ariko ibyo byose tugiye kumenya impamvu yabyo. François, tugwaye ikaze. Murakoze kuduha ikaze. Umeze ute? Turashima Imana. Kutuje cyane kandi tutakumenyereye muri uwo mwuka.
igihe tugezemo nicyo gutuza. nicyo gutuza. Nicyo gutuza. Nizeye kumeze neza ariko. Tumeze neza, umwami Imana aradukomeje. Imana ishimwe cyane. Twishimiye kubana nawe kuri uyu mugoroba. Natwe twishimiye kubana namwe. Abantu barabibona ko tukoze ikiganiro bwije, afite bavandimwe, afite ubutumwa adashaka kurarana. Niyo mpamvu twemeye tugafata kino kiganiro bimeze gutya, muri buze no kubyihanganira, ariko kandi ubutumwa bugomba kubageraho, mugomba kubwumva. Ufite ibyo akosora akabikosora, ufite ibyo ashyigikira akabishyigikira, kandi turabizi neza ko Imana nta kintu kiraje inshinga no kugira ngo tuzabone ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. François Suza waduteze amatwi. Reka mbanze mpere kuri wowe. Uraho neza? Uraho, ugira amahoro. Twari tumaze iminsi tudaherukana. Ariko twitabiye ubutumire. Mwakoze kwitabira ubutumire no kuza gutabara abantu b'Imana. Yego. Hanyuma Banyarwanda mwese ndabashuhuje. Imana yo mwishuri ibaho umugisha, kandi no kuri turabakunda. Yego. Barundi, Imana yo mwishuri ibaho umugisha, kandi biteho, turabagumbiriye mu izina rya Yesu. Yego. Amen. Twagiye mu burengerazuba dusuhuza abakongomani, mu majyaruguru dusuhuze Abagande, hariya hepfo iburasirazuba dusuhuze Tanzania. Mwebwe mwese mudukurikiye kandi mudukunda. Ndakeka ko mw'ibyo bihugu mvuze harimo abantu bavuga ikinyarwanda cyane benshi. Ndasuhuza abantu bari muri Kenya, bari muri Zambia, bari muri Mozambique, bari muri Central Africa, n'abandi bari ku mugabane w'Afurika bose ndabashuhuje. Amen. Hanyuma reka dusuhuza abantu bari mu Burayi, bari mu Bufaransa, hari muri Canada, muri Canada ntabwo ari mu Burayi, bari mu Butaliyani, mbese bari mu byo bihugu byose byo mu Burayi badukurikira, ndabizi barahari. Reka dusimbutse dusuhuza abantu bari muri Australia. Ndabashuje cyane, ndabakunda. Bantu mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda muba mu ibyo bihugu mvuze, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Hanyuma abari Canada mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda, n'abari muri Amerika mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda, mwese turabahoboye kandi turabagumbiriye, mugire umugisha w'Imana. Amen. Imana iguha umugisha. Rero tugiye gukomeza tuganira kandi tugeza n'ubutumwa Imana yaguhaye, ariko mbere yuko twinjira mu bindi cyambere ko gihe cyo nkubaza, reka ngo sabe ubanza usenga Imana. Kadusenge mu izina rya Yesu. Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana iri hejuru ya byose, Imana y'inyembaraga kandi Imana y'inyabushobozi. Turi imbere yawe rero tukwinginga ngo niwururuke urengere abatuye isi, tibagiye Abanyarwanda n'Abarundi, Abakongomani n'Abatanzania n'Abagande, abantu bose bumva ururimi mvuga bose ubaha umugisha, kandi n'abatarwumva ubaha umugisha, kuko ndabizi neza ko bajya badukurikira bagasemuza, ariko kugira ngo bumve icyo umwuka abwira amatorero. Abo bose rero ubaha umugisha, kandi nyaguhora ku ngoma ndakwingiza ngo nutange amahoro mu isi wiremeye, usuka umwuka wawe wera abe ku bantu bawe wiremeye, kandi umwuka wera azatwemeze ibyaha twakoze, hanyuma aduhe no kwihana. Hanyuma rero ibihiga abantu bose n'ubihige, ariko wite ku barwayi badafite kirengera, n'abatarwaye badafite kirengera nabo barengere, n'abadafite kivugira nabo bavugire, n'abadafite abitaho nabo biteho. Urakoze uko byumvise, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye. Imana y'amahoro niguhe umugisha mwinshi cyane. François, mbere yo kutanguha umwanya kugira ngo tugezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kubera iki uhetse bage? Ibyo byo bishatse kuvuga iki kandi uri gwica? Hari impamvu tuyihetse. Nuko ubutumwa dufite buri bwerekeranye n'iyi bage. Ubuse reka ndeke no kuyiheka nyikorere. Reka ndeke no kuyiheka nyikorere rwose, ko ari byo bihe tugezemo se. Ariko Imana iturengere mu izina rya Yesu.
niturengere, irengere abanyarwanda, irengere abarundi, irengere abatanzaniya, irengere ibihugu duturanye byose, n'ibirengere ibirengere, n'ibirengere kandi byiteho kuko birakwiye, hanyuma irengere n'abantu bayo yiremeye. yego nibarengere. reka tuguhe noneho umwanya rero ukomeze ubutumwa bwose Imana yaguhaye ubu tuvira imuzi ubu tugezeho amavuta y'Imana kuboneka. Ndashaka kubanza gutanga mesaji, ijambo turarisoma nyuma, yego tugana no ku musozo ndetse ubwo nuko dutangiye ubutumwa bwacu. Murabona ko naje gutanga ikiganiro bwije kubera ko byari ngombwa ko kitari burare. Mu gitondo kare naje gufatwa n'uburwayi butunguranye. Uburwayi rero mu gihe mvuga ngo njye kwa muganga, mpita numva ngize imbaraga nkeya, ndaryama, ndyamye mpita ngira iyerekwa. Iri yerekwa rero ryari rimeze gutya, niyo mpamvu ubona nje nitwaje igikapu. Nabonye yerekwa nagize, nabonye abantu bahetse ibikapu, bahetse ibikapu, si ibikapu gusa, barikoreye, n'ibi barabyikoreye, n'ibi barabyikoreye, barabyikoreye. Nuko abantu bari bameze bikoreye batya, bikoreye batya. Hanyuma mbona batoye umurongo, mbona batoye umurongo rwose muremure, muremure, bavuye mu gihugu kimwe bambukiranya ikindi. Mabonye abantu baturuka mu gihugu cy'i Burundi bambukiranya igihugu cyacu cy'u Rwanda, baracyambukirana bikore, bahetse ibikapu, bashoreye abana, baragenda bagera mu gihugu cyo muri Tanzania, bava muri Tanzania bahita mu gihugu cya Kongo, bajya muri Uganda, bikoreye ibyo bintu. Abantu barushye, abantu barushye, barushye ariko koko. Hanyuma mbona abo bantu ubwo bagendaga gutyo bari bashorewe n'abandi bantu bagenda babarasa umugenda, baturutse mu majyepfo y'igihugu cyacu, mvuze ko ari mu Burundi, bambukiranya igihugu cyacu, baragenda bagera, bamwe bakata Tanzania, abandi bakata mu gihugu cya Uganda. Ubwo bivuze ko hari n'abandi baturutse i Burundi berekera muri Tanzania, berekera no mu bindi bihugu. Hanyuma rero ikintu cyabaye gikomeye, mbona abo bari babashoreye barambutse bageze no mu gihugu cyacu. Hanyuma ndimo nsenga, ndimo kubona izo nzozi, ntangira gusenga mbaza Imana, ibintu bibaye ni ibiki? Ibi bintu ushatse kunyereka ni ibiki? Ibi bintu uri munyereka ni ibiki? Imana irambwira ngo igikuba kiracitse. Abantu babonye bose ni abantu bahunze kubw'igikuba gicitse. Iki gikuba gicitse rero giturutse mu Burundi, cyambukiranya igihugu cyacu. Hanyuma abantu baraturongera, baragenda bafata mu ibyo bihugu, bahungira mu ibyo bihugu mvuze, Tanzania na Uganda, bahungirayo bavuye i Burundi. Ubundi basanzwe bari, ariko niho biyongereye, noneho abandi baza babakurikiye, ndetse bagera no ku butaka bw'igihugu cyacu bafite n'izo ntwaro. Hanyuma baza gusubizwayo, ariko binjiye ku butaka bw'igihugu cyacu. Hanyuma Imana irambwira ngo ihute none aha ngaha, ubu butumwa ntiburara, ubwire abantu ngo nimusenge, ubwire abarundi basenge, ubwire abanyarwanda basenge, ubwire abatanzaniya basenge, ubwire n'abagande basenge. Imana irambwira ngo umurundi aho ari hose, umunyarwanda aho ari hose, umutanzaniya aho ari hose, umuganda aho ari hose, atitaye igihugu na kimwe arimo, asenge. Asenge aya masengesho y'iminsi 2 tugiye gusenga, duhereye ku wa gatanu no ku wa gatandatu. Muyasenge, buri muntu wese yiriza ubusa, kandi yiriza ubusa, namara kwiriza ubusa, ibyo yari kurya abitangamo ituro ryishimwe. Ntuzariha faranga, uzarebe umukene muturanye udafite icyo kurya, ukimuhe.
ipura wigomwe y'uwo munsi uzayigaburira umukenuzi, hanyuma Imana irengereye ibihugu mvuze. Iryo sengesho nimurikora mukarekora neza nibwo Imana izahosha ibi bintu. Nimurikora nabi birabaye, kandi bayemo ku kwezi kwa 12. Ku kwezi kwa 12 ntabwo ari Noheli yinjiramo gatoya, iburaho gatoya. Ayiwe, igihe abantu banezerewe, igihe abantu barimo bumva baguwe neza, igihe abantu bavuye ari abantu baraye ku gasozi, baraye mu tubara, abandi baraye mu tubyiniro, ngaho aho ibintu byinjiriye. Ariko niyo mpamvu habayeho impuruza, niyo mpamvu iyi mpuruza zibayeho. Ijwi rirambwira ngo genda utange impuruza ku bantu bawe, ku bantu b'Imana, ubatangeho impuruza, ubwire abantu banjye ngo nimungarukire nanjye ndabagarukira. Aho waba uri hose upfa kuba wumva ururimi mvuze, waba utuye mu bihugu mvuze ukaba ubiturukamo, ukamusenge utitaye aho waba utavuga ngo wageze iyo ujya. Oya, ntabwo wahageze, ntabwo uragera iyo ujya, ntabwo uragera aho Imana itabasha kugera, nta n'umwe uragera aho Satani atabasha kugera. Imana yo ntaho wayihisha, Imana yo ntaho wayihisha. Hanyuma mw'iryo sengesho niho ubutsinzi buri, nta handi. Waba uri umuyobozi, waba uri umuhinzi, waba uri umworozi, waba uri umucuruzi, icyo waba uri cyo cyose, waba uri n'umunyeshuri, upfa kuba unyumva aya masengesho yakore. Ubundi Imana ibereke gukomera kwayo, ibereke imbaraga zayo, ibereke ububasha bwayo, kuko iyi Mana ndashaka kubatangariza ko Imana iyo yavuze biraba, yategeka bigakomera. Hanyuma reka twinjire mu ijambo, dusomere amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, Hoseya gice cyaho cya 6. Aba ariho udusomera Hoseya 6, udusomere uhereye ku murongo wa 7. Hoseya 6 duhere ku murongo wa 7. Hoseya ibice 6 duhere ku murongo wa 2. Wa 7. Duhere ku murongo wa 7. Ariko bishe isezerano nka Adamu. Ngo ariko bishe isezerano nka Adamu, hanyuma abo bantu bishe isezerano, abantu mvuze ibihugu mvuze abantu babituyemo, uhereye kuva kuwukomeye kugera kuwuhereje, harimo abantu benshi bishe isezerano nka Adamu. Ntago baryishe nk'abandi bose, ahubwo isezerano nka Adamu, kuko hari ibyo bari bagenewe, hanyuma ibyo ngibyo batuma bica iryo sezerano, ibyo ntibateze kubibona. Niho bampemukiriye. Aho ngaho uwo munsi bishe isezerano niho bampemukiriye. Hari abantu barabayobozi bishe isezerano, babayobozi bishe isezerano, hari abantu b'abarozi bishe isezerano, hari abantu b'abahinzi bishe isezerano, hari n'abanyeshuri bishe isezerano bagiranye n'Imana, hari n'abahanuzi bishe isezerano ry'Imana, hari n'abavugabutumwa, ababishopu, abarevera, abo bose bishe, n'abapadiri n'abamasiteri bishe isezerano ry'Imana. Igaleyadi n'umudugudu w'inkozi z'ibibi. Igaleyadi ni ibihugu navuze, ni umudugudu w'inkozi z'ibibi, bahindanijwe n'amaraso. Abo ngabo bose bahindanijwe n'amaraso. Uko ibitero by'abambuzi bicira umuntu igico, uko ibitero by'abambuzi bicira abantu igico, niko igitero cy'abatambyi byicira abantu mu nzira igana i Shekemu. Niko igitero cy'abatambyi cyicira abantu mu nzira igana i Shekemu. Cyicira abantu mu nzira igana i Shekemu. Ushobora kuba uri umutambyi wigisha ijambo ry'Imana, ariko ukaba uri n'umutambyi w'umuyobozi. Ariko mu nzira urimo, Imana ifite uko yaguhamagaye, ifite umwanya yaguhagaritsemo. Ushobora kuba umutambyi uri umutumishi, ushobora kuba umutambyi uri umuhanuzi, ushobora kuba umutambyi uri umuririmbyi, ushobora kuba umutambyi uri umuyobozi, cyangwa se uri umusirikare, uri umupolisi, uri minisitiri, uri iki. Ariko mwishi bitaho, mwayitegeye abantu mu nzira igishekemu, murabambura. Ni ukuri bagira ubugambanyi, ni ukuri mugira n'ubugambanyi muri mwe.
mugambanira na bagenzi banyu, abayobozi bagambanira abandi, abayobozi b'uturere bagambanira abandi, abayobozi b'intara bagambanira abandi, abayobozi b'imidugudu bagambanira abandi, abayobozi b'imirenge bagambanira abandi, abayobozi b'utugari bagambanira abahinzi n'aborozi, aborozi bagambanira abandi borozi, abahinzi bagambanira abandi borozi, abanyeshuri bagambanira abandi banyeshuri. Mu nzu ya Isiraheli nabonyemo ikintu gishishana. Mu nzu ya Isiraheli Uwiteka yitegereje abonamo ikintu gishishanya gituma bishishanya, nawe atangira kubishisha. Aho niho ubumaraya bwa Efurayimu bwagaragariye. Aho ngaho rero niho ubumaraya bwa Efurayimu bwagaragariye. Uwiteka atangiye kubonamo ikintu gishishanya. Aho niho ubwo bumaraya bwagaragariye. Niho Isiraheli yandurijwe. Aho ngaho niho Isiraheli yandurijwe. Kandi nawe Yuda. Kandi nawe Yuda, umva nawe Yuda we. Iyumvire nawe Yuda we. Yuda nawe. Urindirijwe isarura. Urindirijwe isarura, nawe usigaye utabwiwe urindirijwe igihe cy'isarura. Igihe nzagarura abajyanywe ari imbohe mu bwoko bwanjye. Igihe nzajyana abantu bose bajyanywe ari imbohe mu bwoko bwanjye. Ntakirija n'ubuhanuzi. Taza kuryita nk'ijambo risanzwe abantu bajya babwiza cyangwa n'abandi babwiza mu ruse. Ubu n'ubuhanuzi butavangiye. Nibuza ubwenge, niba wumva wumve. Umwanya urimo wose utegetswe iki? Gusenga. Iminsi 2 kuwa gatanu no kuwa gatanu utegetswe gusenga iyo minsi yombi ukiyiriza. Waba uri muri Afurika, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri muri Australia, waba uri mu Burayi, aho waba uri hose, waba uri umugabane, waba uri muri Afurika, Uburayi na Amerika na Aziya, aho waba uri hose utegetswe gusenga. Hanyuma rero Uwiteka akagira gute? Akarengera abantu. Uwiteka akadukiza ibi kugenda twikoreye ibikapu, Uwiteka akabidukiza, kuko ibi bikapu intuguza ayiwe, dore intugu zirarushye, intugu zirarushye. Abantu baragenda bikubita hasi, abantu barakurura abana, abantu barakurura ihene, abandi barashoreye inka. Mbona umwijima ucuze ibi bihugu mvuze, mbona birakomeye. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo, Uwiteka Imana Nyiribi ishyiraho ibibi byo gusenga. Ibihe byo gusenga rero nibyo kugira ngo nge nawe Imana yongere igire gute? Yongere ice inkoni zamba. Aya ni amasengesho navuga y'impuruza. Ni amasengesho y'impuruza ya yandi Hezekiya yasenze ubwo yari amaze gutumwa aho Yesaya ngo naraga ibye. Kuko natwe turi mu gihe cy'impuruza, igihe tugezemo nicyo ngo nanjye naje ndi impuruza zo kubabwira ngo nimwihane, mureke ibyaha byanyu, mureke gutega ibico abantu, mureke gutega ibico abajya mu nzira Ishekemu n'ahantu abantu bajyaga bagakirira, ariko bahageze barimo bajya mu nzira batega ibico ngo batangira kubica imigenda, batangira kubambura. Hanyuma rero Uwiteka ararakara. Uwiteka niko kugira gute? Kudutegeka ko dusenga aya masengesho ngo arebe ko tuyakora, hanyuma n'abaca inkoni zamba, hanyuma tugarukire. Nyuma yo gusenga amasengesho nibwo tuzamenye kizakurikiraho. Hanyuma nongera kugira indi yerekwa, mbona umuntu witwa Dawidi, wa wundi tuvuze kenshi, tujya tuvuga kenshi, tuvuga mu gihugu cy'i Burundi, tuvuga cyane. Aba bantu baje bakurikiye abantu babarasha babinjiza muri iki gihugu cyacu, baje bahunguwe Dawidi. Baje bahunguwe Dawidi, irambwira ngo mubwire ngo nawe igihe kirageze, ngiki kirasohoye, ngo uyu mwaka tugiye gutangira, uyu mwaka naye ngo wicaye ku ntebe. Naye wicaye ku ntebe, ariko ngo uyicareho uyicareho, uyicazweho n'uyikwicajeho, kandi uzumve wumvire amabwiriza yose wahawe. Irambwira ngo ishyize uburinzi kuri wowe, ishyize uburinzi kuri wowe, ngo muri we harimo abagambanyi ariko ibigijeyo, ngo muwo mugendana harimo abaguhigira no guhigira kubura hasi no hejuru, ngo ariko ibigijeyo. Irambwira ngo rero ngo igendanye nawe, irambwira ngo irakurengeye, irambwira ngo iragutabaye.
Mana nyiringabo murengezi wacu, Mana y'ibihe, Mana yo kwizerwa, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Turakunezerewe, turagushimiye. Hanyuma wigaragaze mu iki gihugu, wigaragaze mu baturanyi, wigaragaze mu nshuti, wigaragaze mu babyeyi, kandi witamure wigaragaze no mu bantu. Dukeneye amahoro yawe, dukeneye ibyiza bivuye iwawe, dukeneye imbaraga zivuye iwawe, dukeneye kurengerwa nawe, ku ijambo ryatubwiye ngo tugufite nk'umurengezi nta wundi mutabazi dukeneye. Ngwino uturengere, ngwino twiteho, kandi ngwino turwanire, ngwino turengere, ngwino dukorere buri kimwe cyose mu izina ryawe, kandi uturwanire intambara zo hejuru zikomeye. Uduhere ibihugu umutekano, uduhere abantu umutekano, uduhere ababyeyi umutekano, natwe duhe umutekano kuri buri abayobozi bacu, nubahe umutekano, abasirikare bacu nubahe gutuza, abapolisi bacu nubahe gutuza, buri muntu wese mu rwego urimo numuhe gutuza kandi aturishijwe nawe. Hanyuma rero nyaguhora ku ngoma, murengezi wacu, urakoze uko ubyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwakira ubutumwa bw'Imana. Urakoze cyane, ndabona rwose ubaye nk'urasa kandi sasa ntabwo ujya ritinda no kwita so tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko cyane watubwiye yuko wabonye abantu bahetse ibikapu, abandi bikoreye ibintu bigaragara ko bahunze bava mu gihugu cy'i Burundi. Mu Burundi hari habaye iki? Umuntu yakabaza ati se mu Burundi hari habaye iki, kubera iki? Ntese abantu iyo bahunze bahunze intambara, kandi iyo ntambara navuze ngo babakurikiye babarasaba binjiranye no mu gihugu cyacu. Ariko babashubije, ariko babinjiranye, abandi bo barakomeza baragenda bagira gute, bagera mu bihugu, bagera muri bamwe bajya muri Tanzania, abandi bajya i Buganda. Urangije tubwira Dawidi, tubwira umuntu witwa Dawidi, kandi Dawidi ukunda kumukomoza cyane cyane mu Burundi. Uwo Dawidi ntabwo ari waba ugiye gutera akaga mu Burundi gagiye gutuma abantu bahunga? None suzi ngo iby'Imana yavuze bizareka kuba. Sawuli, Imana imaze kwimika Dawidi, Sawuli yari ari ku ngoma, ariko kugira ngo Dawudi agere ku ngoma, buriya uko Sawuli yahigaga abantu, yahigaga Dawudi, ndako yahigaraga n'abandi bantu bavuganaga nabo, bari bazi amakuru yaho Dawudi nawe yarabahigaga, ntiyabasigaga. Sawuli ntabwo yabasigaga. Nabyo niko bigiye kuba. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga yuko Dawidi nubwo agiye hariya, agiye kugera ku gihugu, agiye kugera ku ntebe, ariko Sawuli aracyari ku ngoma. Sawuli aramuhigana n'iki? N'inshuti zamuhigana, n'abantu bari n'abagendera nawe, n'abantu akeka ko bose baba bakomoka muri famiye ye, harabahigana nawe. Turi kwibaza ikibazo nyine, hari Dawidi, hari na Sawuli tubwiye kano kanya. Ibintu bigiye gutuma abarundi bahunga bagatatana gutyo, ni Dawidi ugiye kubitera, ni Sawuli ugiye kubitera? Ninde muri bo? Ese abarundi bari bateza amatwi ari abari, ninde muri bo, kugira ngo bamenye n'icyo bagomba gukora, basenge bate ubundi bo byumwihariko ko ariho bigiye kubera? Icyo bagomba gusenga basengera, cyambere bagomba gusenga basengera Imana ibarindire mu izi ntambara zigiye kuba, kuko intambara zirabaye. Nta kizayibuza kubaho ko byenda kose niho basenga. None amasengesho yabaraye iki nimba nta kizayibuza kubaho? Amasengesho twavuze tugiye gusenga, ubyitondere, nayo ukwezi kwa 12 dusengera ibyari bigiye kuba muri Noheli. Ariko nyuma ya Noheli nibwo navuze ngo umwaka 2026 nibwo navuze ngo Dawidi mu gihugu ku ntebe. Bishazwe ko abarundi basenga batasenga, ibyo nta gisiba, barahunga. Ahubwo muko guhunga, Imana ihunganye natwe. Aho ni ugomba kubanza kwibaza ugatekereza. Aho nagira ikibazo mpita nkubaza nkavuga nti ese bakora iki? Nta wundi buryo Imana yabikoramo hatabayeho guhunga, ko guhunga ari bibi, guhunga hangirika byinshi, hapfiramo benshi. Ko ari Imana y'urukundo, ikaba Imana y'imbabazi, ikaba Imana y'impuhwe, kubera iki itashaka mu nzira igihumbi ifite ikagira uko bigenza? Imbuzi zaratanzwe kenshi ngo Sawuli, Imana yatanze abantu kwihana, yatanze abantu kugira ngo yabanze gutanga amatangazo, ndetse nigira ngo abantu bisubire, ariko abantu banze kwisubira, aho kugira ngo bisubire barushaho kunangira umutima. Rero uburyo busigaye nubwo ngubwo, ariko kandi nukugira ngo none Imana irengere abantu. Wibuke neza kugira ngo Abayisirayeli bave mu Egiputa bagere i Kanani, bagombye
kunyura bagombye kunyura mu nyanja itukura, Imana irabareka barambuka, ariko Farawo itera umutima ngo yabwiye Mose ngo izanangira umutima wa Farawo. Farawo arabareka, arangije irongera barangira agambira kubakurikira yabarekuye, ibamarira mu nyanja kubera ko bari bakurikiye ubwoko bw'Abayisiraheli. Rero uyu nawe yabwiwe kenshi ngo natanga amahoro, natanga ituze, byarananiranye. Twabivuze kenshi, iby'Imana yavuze igiye kubishyira hehe mu bikorwa. Ku cyari gatozi kubera Imana idahana Sawuli gusa, abaturage baraziriki. Abanyarwanda baca imigani ngo inzovu ebyiri zirwaniye hababara ibyatsi. Ako cyane gatozi. Nyine buri wese azabazwa icyaha cye, ariko ibyatsi byagize gute? Byaribaswe. Ibyatsi biba byaribaswe, ariko icyaha ni gatozi. Niba barakugukanga kwihanwa, ariko uzirikane yuko aho ibyo byatsi uribata nabyo uzabibazwa. Ibyo byatsi uri muri bata uzabibazwa. Ibyo biti ugenda uhutaza nabyo uzabibazwa. Ayo mabuye ugenda urimbura nayo uzayabazwa. Uyu munsi nta sengesho rishyashya twasiga ku buryo Imana arengera igihugu cy'u Burundi. Njye ubu ntaryo mfite kuko ntaryo yampaye. Iryo yampaye ni ryo gusengera iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Abantu bagize gute? Banezerewe. Kuko kandi nta munezero uhari. Niyo mpamvu uze ngo basenge. Iryo ni ryo mfite ryonyine. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko kandi abantu barokore kenshi iyo umwaka ujya kurangira bafata amasengesho bagasengera umwaka bagiye kwinjiramo kugira ngo Imana ibahishurire amakuru y'uwo mwaka. Gira icyo babwira, ese bazagenda bateza, mbese Imana igira amasezerano mashyashya ibaha agendanye n'umwaka. Ayo masengesho baratangiye kuyasenga? Ayo masengesho ngewe haraho nasenze ku ejo ku itariki ya mbere n'abantu nabwiye, ariko ayo nayo yari aho gusengera ku kwezi. Ni nayo yanahise avamo n'ubu butumwa. Hanyuma dufite amasengesho live ku Musaraba TV no ku Ishimwe ry'Imana mu cyumweru cya Noheli ku munsi tuzabwira itariki uzabwira, no no mu minsi y'Ubunani ku itariki tuzababwira. Ayo azaba live, tuzasengera live ku mugaragaro. Abantu muzaye muhari dusenge, tubaye tubaretse hakiri kare ku Ishimwe ry'Imana no kuri Musaraba TV. Azaba ari live. Tuzasenga dusengera kwinjira mu mwaka mushya. Tuzasenga mu cyumweru cya Noheli no mu cyumweru cy'Ubunani. Yego. Reka tugushimira François ku butumwa bwiza utugejejeho. Imana igiye kindi guhishurira, tuzongera tubonane. Murakoze. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi muri kano kanya, nawe turagushimiye uruhare wagaragaje mu gukunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko kandi ushobora kuba warutumvishe ari ubwa mbere. Nimba ari ubwa mbere wipfa kugenda gutyo gusa, kura subscribe. Uwino kura subscribe uraba winjiye mu muryango. Ubutaha uzadushyira ikiganiro uzajya ubara natwe. Wowe bikoze turagushimiye, ariko nawe utarabikora kuko nibwo bimenye. Turagushimiye nawe bikore, kandi Imana iraguha umugisha kuko ukunda ijambo ry'Imana. Reka tuzasubira ubutaha, ibiganiro byacu byo nakagaruka. François, tuzasubire. Imana iguha nawe. Nawe guha umugisha. Asante sana. Asante. Tuzahura ubutaha. Tuzahura ubutaha.